we ni umugabo ukomeye, yaduhaye inshingano yo kubwiriza ubutumwa. Ati nuko mugende mu mahanga yose, mubwirize abihana, mubabatize. Twahamagawe n'umugabo ukomeye, yaduhaye inshingano yo kubwiriza ubutumwa. Ati nuko mugende mu mahanga yose, mubwirize abihana, mubabatize. Bahawe inshingano na Rugaba byose, uwo ni Yesu Kristo wanesheje Satani, tumwisunga ari kumwe natwe ibihe byose. Bahawe inshingano na Rugaba byose, uwo ni Yesu Kristo wanesheje Satani, tumwisunga ari kumwe natwe ibihe byose. Abahamagawe mu ruzabibu rw'Uwiteka, dukorane umwete mwinshi, tuzahembwa n'akabuza. Haba mu gitondo na nimugoroba, hazahembwa abakoze kuza kw'isari. Twahawe inshingano na Rugaba byose, uwo ni Yesu Kristo wanesheje Satani, tumwisunga ari kumwe natwe ibihe byose. Twahawe inshingano na Rugaba byose, uwo ni Yesu Kristo wanesheje Satani, tumwisunga ari kumwe natwe ibihe byose. Ibihembo bizahembwa abakozi, bazahabwa amakamba n'umukiza wadukunze. Ati icyo nimuze muraga ubwami bwanyu, tuzaba dutsindiye ijuru, tuzanezerwa. Twahawe inshingano na Rugaba byose, uwo ni Yesu Kristo wanesheje Satani, tumwisunga ari kumwe natwe ibihe byose. Bahawe inshingano na Rugaba byose, uwo ni Yesu Kristo wanesheje Satani, tumwisunga ari kumwe natwe ibihe byose. Uwo ni Yesu Kristo wanesheje Satani, tumwisunga ari kumwe natwe ibihe byose. Uwo ni Yesu Kristo wanesheje Satani, tumwisunga ari kumwe natwe